Data mwiza witeka Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana yera, Imana ikiranuka, twongeye kugushima muri iki gitondo, twongeye kuvuga ngo uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye, uri Imana yera, Imana ikiranuka. Twongeye kugushima muri iki gitondo, igitondo wongeye kuturemera ngo tukinezererwemo, igitondo wongere Nyagasani Data kuturengera mu bicuku bya nijoro, mu gihe Nyagasani Data twasaga nkaho tutazi aho tuvuye cyangwa aho twari turi. Turabigushimiye Mwami kuko uba watubereyeyo maso, tware mu gicucu cy'urupfu Mwami Imana Data ukaturengera. Ibiduhiga ni byinshi, ibibunza ubuzima bwacu ni byinshi, ariko uhabwe icyubahiro muri iki gitondo Mwami. Turagushimye Uwiteka Mana nzima Data. Hari benshi badashoboye kuramuka, ariko twebwe kuko turi bazima, twebwe turagenze birakunda, turavuga biremera mu izina rya Yesu Kristo. Mana nta kindi twavuga uretse kuguhimbaza no kukuramya. Imitima yacu iciye bugufi Mwami kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imitima yacu iciye bugufi kugira ngo Mwami Mana Data ushirwe hejuru. Uwiteka uracyari Imana yacu, uri imbaraga zacu, uri ibyiringiro byacu, niwe gakiza kacu kandi niwe duhanze amaso. Turabigushimiye Mwami, tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Duciye bugufi Mwami Imana Data kuri uyu murongo mugari Data. Turakwinginze Uwiteka uvugane natwe, turakwinginze Uwiteka Imana ishobora byose, wigaragaze kandi Nyagasani Data udukoreshe. Naba ari twe Uwiteka Kristo ngwino uganze kandi ugaragare. Imbabazi zawe n'ubuntu bwawe Nyagasani Data reka bigaragare. Mana turagushimye, Mana tuguhaye icyubahiro, Mana tugushize hejuru. Uhabwe icyubahiro munsi no mu ijuru, izina ryawe reka ryamamare Mwami. Ni wowe Mwami w'abami, ni wowe Mwami utwara Nyagasani Data abatwari n'abategetsi Mwami. Turagushimiye Mwami Mana, tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo kugira ngo uganze kandi utegeke. Duciye bugufi kugira ngo dukoreshe natwe tukubere ibikoresho bizima Data. Naba ari twebwe Kristo ari ugaragara mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami Mana Data ijambo ryawe Mwami Data urimanurire Nyagasani Data kugira ngo rihembure imitima, urimanurire Nyagasani Data kugira ngo rigire icyo rirema kandi rigire icyo rikiza mu izina rya Yesu. Rigire icyo risenya igidafite umumaro cyose, icyubatswe n'ubwami bwa Satani mu izina rya Yesu Kristo. Turatura umucyo wawe no kuganza ari byo bigaragara muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Urakoze byiringiro bizima, ganza utegeke kandi uyobore Mwami, ni mu izina rya Yesu Kristo kandi dusenze twizeye, amen. Igitondo cyiza bwoko bw'Imana, turashima Imana muri iki gitondo. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana kuko turamutse turi bazima, turashima Imana kuko turi amahoro. Hari benshi badashoboye kugera muri uyu munsi, ariko twe turashima Imana yuko tuhageze. Ni ubushake bw'Imana, ni imbabazi z'Imana, ni ubuntu bw'Imana, ntabwo ari ubuhanga bwacu, oya, nta n'ikindi kiguzi tuba twatanze uretse ubuntu n'imbabazi z'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turashima Imana rero kubw'uyu munsi, turashima Imana kuko ari Imana ikomeye kandi ari Imana igira neza. Imana yacu ishimwe cyane. Tugeze mu mwanya mwiza, umwanya wa morning glory. Turi ku ntego ivuga ngo amahirwe yawe ari mu kubaha Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Amahirwe yawe ari mu kubaha Imana. Aho wifuza kugera cyangwa icyo wifuza kuba cyo, cyangwa kubasha gusingira icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, biragusaba kubaha Imana, aricyo kiguzi ugomba gutamba. Urasabwa kubaha Imana uko ubuzima bwaba bumeze kose bwoko bw'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Nagira ngo dusome mu rwandiko Paul yandikiye Timoteyo, Timoteyo wa mbere ibice 6 ku murongo wa 6. Timoteyo wa mbere ibice 6 ku murongo wa 6 haravuga ngo Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi. Imana ishimwe cyane. Bwoko bw'Imana, Bibiliya hano yatubwiye ngo Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi. Turasabwa kubaha Imana bwoko bw'Imana. Turasabwa kubaha Imana uko ubuzima bwaba bumeze kose. Imana ishimwe cyane. Umutima unyuze ukanyurwa n'uko ubuzima bwaba bumeze, ukanyurwa n'uko iminsi yaba imeze kose, ukanyurwa ubuzima bwose waba isi irimo kunyuzamo, ariko ukabunyuramo urimo kubaha Imana. Imana ishimwe cyane.
nkunda umugaragu w'Imana. Imana yahamirije Yobu. Imana yabwiye Satani, iramubwira ngo witegereze umugaragu wanjye. Ndagira ngo ubwire ngo Yobu yahuye n'ibihe bikomeye, ahura n'ubuzima bwari bukomeye cyane, ariko akomeza kubaha Imana. Yobu yahuye n'ingorane, arangije atakaza ubutunzi bwiwe, abura umuryango wiwe, abana biwe, abura ndetse n'abagaragu biwe. Ariko Yobu nkunda ijambo yanditse mu bice 27, arangira avuga ngo gukiranuka. Yobu 27 ku murongo wa 6 aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, nubwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Ndagira ngo ubwire ngo ubuzima waba urimo gucamo nta rwitwazo ugomba kunyuramo, warangiza ukavuga kubera izi mpamvu, warangiza ngo byaba byaraguteye kutubaha Imana. Urasabwa kubaha Imana, bwoko bw'Imana. Uyu mugaragu w'Imana yanyuze mu bihe byari bigomeye cyane, yanyuze mu buzima bwo gutakaza ubukire bwose yari afite, aratotezwa cyane, agera yuko umubiri we urwara, agera naho umugore we amubwira kwihakana Imana, n'inshuti ze zimubwira kwihakana Imana. Ariko yavuze ijambo rikomeye cyane, arangira avuga ati ibintu byose nubwo byanshiraho, ariko gukiranuka kwanjye, ariko kubaha Imana kwanjye ndagukomeje. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo ubwire ngo amahirwe yaho wifuza kugera, amahirwe cyo wifuza kuba cyo, urasabwa kubaha Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka dusome mu Umubwiriza. Salomo nawe yarabyanditse mu bice 12 ku murongo wa 8. Umubwiriza ibice 12 ku murongo wa 8 haravuga ngo nuko umubwiriza aravuga ati ubusa ni ubusa, nta kamaro, byose ni ubusa, nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo ibyo wakora byose cyangwa uko waba umeze kose hatarimo kubaha Imana, umubwiriza yarabivuze ngo byose ni ubusa, ngo nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Inshuti yanjye, bwoko bw'Imana, ndagira ngo ubwire ngo urasabwa kubaho ubuzima bwo kubaha Imana. Urasabwa kubaho ubuzima uko bwaba bumeze kose, ugomba kubaha Imana muri situation yo waba umeze kose. Birashoboka yuko waba uyu munsi hari n'akazi ufite, birashoboka yuko uyu munsi waba urimo gusorwa mu nzu, birashoboka yuko uyu munsi ntacyo kurya ufite, birashoboka. Ariko ndagira ngo ubwire ngo nta rundi rwitwazo, urasabwa kubaha Imana mu buzima waba urimo gucamo bwose, ukabubamo ariko wubasha Imana. Imana izakubahisha niwubaha Imana, Imana izakubahisha. Bibiliya tubwira ngo akanwa kanyu ngo nimukura ibigawa mu buzima bwanyu, hanyuma akanwa kanyu kakavuga ibishimwa n'Imana, ngo muzaba bumeze nk'akanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane. Turasabwa kubaha Imana, bwoko bw'Imana. Turasabwa kubaha Imana uko byaba bimeze kose, twaba dukennye, twaba turwaye, twaba hari icyo twabuze, ariko tukagumana uwo mwambaro wo kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Imana yongeye guhamiriza umugaragu wawe Nowa. Imana iburira abantu yuko umwuzure uzatera, baze inkuge, ariko bose bima amatwi. Ariko Nowa yumvira Imana. Ndagira ngo ubwire ngo ubuzima bwose wifuza kugeramo, aho wifuza kugera, urasabwa kwitoza kubaha Imana uko ubuzima bwaba bumeze kose, situation z'ubuzima uko zaba zimeze kose. Tugomba kubaho nk'aba bagabo Imana yahamirije. Imana yahamirije Nowa nk'umugaragu uyubaha, wabaje inkuge mu gihe cyasaga nk'aho kigoye cyane, ariko umwuzure uraza, Nowa ajya mu nkuge. Uko niko nawe bigusaba, urasabwa kumva icyo Imana igusaba, urasabwa kwitoza kumva icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Uko niko na Yobu byamugenekeye. Yubashye Imana, ari umukire, yubaha Imana mu buzima bukomeye cyane. Arangije aravuga ngo ibindi byose nubwo byanshiraho, nubwo abantu bagenda bakasiga, ariko nzi yuko Imana yabimaye, niyo ibyigarurije. Nubwo nava muri uyu mubiri, nubwo nataha, ariko ngataha nubashye Imana. Byakumarira iki kuva muri uyu mubiri? Byakumarira iki gutunga ibyamirenge? Byakumarira iki kugira ubukire ariko utubashye Imana? Ndagira ngo ubwire ngo itoza ubuzima bwawe kubaha Imana uko ubuzima waba urimo gucamo uyu munsi bwaba bumeze. Birashoboka yuko urushako rutinze, birashoboka yuko akazi gatinze, birashoboka yuko ubuzima busa nkaho bugoye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo
gukomeza kubaha Imana. Yobu yiringiye Imana, ariko igihe cyarageze Imana yongera kubahisha Yobu, Imana yongera gushumbusha Yobu. Imana izagushumbusha, Imana izagukubira, Imana izakurutisha ibyo ubona yuko bisa nkaho wabuze, ariko igihe niwubaha Imana, Imana izakurutisha amahanga, Imana izagushumbusha, Imana izakugirira neza niwubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Uko niko yavuze muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 4, aravuga ngo ingunzu zibasha kugira izo zikena, ariko abategereza Imana cyangwa bubaha Imana ntabwo bazagira icyo bakena. Igihe kiragera, ariko igihe cy'Imana iyo cyageze, Imana iragukubira, Imana iragushumbusha, Imana ikwicaranya n'ibikomangoma, niyikura ku cyavu. Kandi niyo yarangiza ikakwicaranya n'ibikomangoma, ibasha gukura umuntu ku cyavu ikamwicaza ahakomeye. Iyo niyo yakuye Dawudi ikamukura mu rwuri, yarangiza ikamwicaritsa ibwami. Iyo niyo yakuye Rusi, yarangiza wari umuntu wahingiraga mu murima, ari ahingira abandi, ariko igihe kimwe cyarageze aba nyiri uwo murima. Birashoboka nawe, birashoboka yuko uyu munsi urimo gukora mu kampani fulani, ariko niwitoza kubaha Imana, Imana izakubahisha, Imana izakubahisha. Igihe cyose aho wifuza kugera, kugira ngo uhagere, password nta yindi uretse kubaha Imana. Bwoko bw'Imana, icyo wifuza kugera cyo urasabwa kutoza kubaha Imana, ukitoza kugendera mu ijambo ry'Imana, ugasenga, ugakiranukira Imana. Imana izakubahisha. Imana ibagire neza, Imana ikomeze kubishimira, ariko toza ubuzima bwawe kubaha Imana. Amahirwe yawe yaho wifuza kugera nta handi ahishe mu kubaha Imana. Data, turagushimiye Mana, tugushize hejuru y'ibikomeye n'ibyoroheje. Turagushimye muri iki gitondo, tuguhaye icyubahiro Papa. Urakoze byiringiro bizima. Mana, komeza kubana n'ubwoko bwawe. Uduhe umutima Mwami Imana Data, udukuremo umutima Nyagasani Data wibuye, uduhe umutima w'inyama wo kumva no kumvira, kugira ngo Mwami Imana Data tubashe kumvira ijambo ryawe, kandi twitoze Mwami Imana Data kubaha ijambo ryawe no kubaha Nyagasani Data icyo twifuzaho, kugira ngo tubashe kubaha icyo wifuza Mwami. Mu izina rya Yesu girira ubwoko bwawe neza, kandi buri wese uri bwumve Nyagasani Data iri jambo rigira icyo rihindura kandi rigira icyo rirema. Mu izina rya Yesu, icyubahiro ni cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen.